uyu munsi nje mbere nabanje kuyangira ngo hari wenda ni ku bantu wenda baba bafite amafaranga umuntu akagira amafaranga buriya amafaranga atuma utekereza cyangwa se ushaka ibintu utigeze ubona. Rero nje kwicara nkora analize sanga ufite iki gihugu hase ni imyuka mibi. abaye kijado baramuhamagaye uwo muri kopumu aramuhamagaye ninde umbonye aho oya jado arabizi metre sha nagarutse muri kunyumva kandi ari we rega imyitozo none se uyu utanga imyitozo yabashuga mani oya arabashyushya yamara kubashyushya ubundi banuza bari bagahita babonera ariko nkorera okay umva nani ninde muntu hagira umuntu nimero runani hagira umuntu nimero nani iri nimero yanjye Godfather afite na passport uzamushakiye aba clients muri Canada. agiye kumwacha wenyine ureze CCD waido twese. Thank you Didi. Yegwe inbox nimero yawe urenda kumutamusa Didi thank you so much. ndamushakira Hey John ngewe ndabasukura kabisa ibyo bindi byo mbada kikeneye kwikorera abana ntago nabishobora ariko bana waxing massage buga sport wandi rwose bikora neza. ukora waxing abagabo harya waxing si ukogoshize yego kumana ko ndi kumva waho uri umupfuze twansi jado uburetse gato ubakorera waxing ubusi godfa uburetse gato ubakorera waxing ubusi jado ifite kabine ariko n'abakozi babikora ntago ari ngiye mfite ntuza agaspa wari umuhanzikazi babikoresha kandi warogosha umuhanzikazi hano wogosha umuhanzikazi urumva abaye anshaka yabishegeye naza nkagira ko nabo nkoresha usange wabigishije niwo wabigishije n'amakapo nigisha n'amakapo gukora terapi. Uretse gato umugore w'umugabo arazara akagaramuka mupfura insya nta birenze bro zone ukaziranga mu kibuno cyane rwose aba yoze se kandi mbafite amashampo ari ntuza metre igitsina ukagisukura ariko se gudufasa akazi ngo waje mu TikTok metre ngo hari umutiktoka yitwa Kamatari wogosha Kamatari mani uriya mwana n'umwana uri ntuza nta uretse gato nyamara rero uretse gato ngiye cyo kubona umwogosha se erega amakuru byo baba yama ntabwo none se twatangariye umwana uri iki n'umwana ukijijwe kandi n'umwana ugize hari ibintu rega buriya hari ibintu bimwe na bimwe ikindi arakishakira amafaranga rega ibyo bintu byose muvuga cyangwa museka nta abantu babikora n'abantu waxing uyikorera abantu badakijijwe yajya kukwishyura waxing y'ibihumbi 50 ko ariyo ntacyo atakwishyura azi kuyikora neza oya nyine none se simbikubwiye kuki muba mushaka kugira ntago arayikoresha ayo makuru ngewe bari bayamuye reka nze kejo aduha imvaho we kejo nizamukana ngo Mike reka twumve no zabura kejo naraje ukoresha waxing wowe ahubwo ndashaka umuntu uzaza tukiga kuyikora tukajya kwa Jado kwiga kubikora yewe najyaga mbona Jado postinga nyine ngo yogosha ngo akarabya abakobwa akabaryamisha ku gatanda akabakarabya n'iki rimwe mfata akavideo nka postinga kuri Snapchat umuhanzi kazarambwira ngo barume nimero zo umuntu wikora ibyo bintu mpitamuha nimero za Jado
none washize nk'icyumweru arambwira ati shawa muniga yaranyogoshe ngo yanyogoshe neza. uyu munsi mugira muraho muraryamye mu ngo z'iwanyu mugize gute uyu munsi umuntu atangira inzu kuyubaka kuyisoza bikaba ibibazo. hari ikintu njyanye na metere jado yego dide metere jado yavuze ngo ntabwo ari we ubikora, ni gute yamenye ko umuntu akijijwe atajya abikoresha? Oya icyo gihe niwe wabikoze ngenda bizeza ko jado ari wamwiyogosheye. ariko rwose ko yabishakaga kandi afite amafaranga urumva yari bugire mani hano tuba turi mu competition ntabwo wakora intozo dide take somali nahise numva n'umuhanzikazi w'umusitari unagezwaho muri ino minsi ariko narumiwe. none se ariko yo azikaza umuntu ufata nk'uri seriyeze mwana njye ntangajwe kejo ntangajwe no kumva metere jado ugenzi ko ari umutrainer man, none ntangajwe no kumva ngo yogoshe. kogosha umva mbabwire uyu munsi wenda reka hari ibintu bamutazi man uyu munsi ufite spa ibikora ahangaha reka mujye mugira man mujye mumenya kubyaza umusaruro ibintu bifite ubusa n'igifika kubwata inyogosho wayogosha. niganye kubita baba bafite ababebi bari mpuzamahanga baba bakosotse bafite isuku abana ndetse ababebi bogoshira ngayo ngo ahubwo nzaze ni 50 ndetse ababebi bogoshira ngayo ngo ahubwo nzaze. ya Kigali murangiye turi moda hamwe ngo nabapfubuza abandi ngo bagusha hasi iriya sha wanjye nzaguha tarani dore ndi umuntu wawe uwo mwana nyogoshe. ufite ibyoya ahantu hose usanga n'impuga byose byaragiye kejo ni ukumudubika muri shampo. abantu bari hano ntibanteranyirize nimugoroba nze kuza banyogoshe. akazi kabaho kugera ku mazuru no hejuru y'amazuru. kandi kejo urimo urivugishwa gutyo wasanga warasutse dread ntawamenya. nyine mumfashe rero uyu munsi ngende ndabaha ubuhamya nimva cyo ndaguherekeza amenye n'ukogosha wowe. umva Godfather njyewe nkorera intozo nkora mfite gym Kimironko iyo spa iba Nyarutarama rero nta kuko sinjya nanabona umwanya wo kujyayo kuko mbafite ama session ari busy kabisa ariko umuntu ariko iyo bagiye urabimenya. uya none uya mbafite kamera mbikontorera kuri telefone. umukiriya ntashobora kuza kwiyogoshesha ukajya ufata video. oya ntura wakabaye warazibonye impano njye nakazi nigiye mfite advanced diploma muri intozo muri ibyo bintu byose bya beauty. ubundi we nari hano nimwe bantu murenzi. ariko nyine kumva uri kumva kejo kumva akazi kadakora pe uwo ni wowe ariko jado we ubikora azi n'inyungu abikuramo. reka uyu munsi reka nkubwire reka mbabwire guys uyu munsi dufite igihugu kimaze kugeramo abantu benshi especially nge n'abantu nakira ni abantu b'abanyamahanga kuko abanyarwanda si ukuvuga ngo ni ikindi abanyarwanda kejo nashobora kuzana akavuga ikintu nabi wowe wagitekerezaga cyangwa se wagikundaga ugahita uvuga ngo atazambona. tumaze kugira abantu benshi n'abanyarwanda benshi batravalinga bari civilize ashobora kwicara akavuga ngo ufite wenda uyu munsi umugabo wawe nose kuki DJ yakubwiye ko akazi akora uyu munsi hari umuntu ubaye hano afite umugabo we wenda uba abroad none akareba akavuga ati aho kugira ngo ejo nzajye gukundana n'akana hano ejo kamfata amavideo kuko nkari umupfubuzi ntago yagufata video ni akazi man nta nubwo abakibuka iyo bukeye nta nubwo abakibuka ko mwaho ariko arabeshya ntabwo oya niyo yaba abeshya ariko hari akazi hari abantu bakora ako kazi bahari murabizi ibyo ngibyo barahari. ase iyo umuntu avugira undi ngarabeshya
biba bimeze wowe turirirwana ku buryo uvuga ngo ndabeshya wowe akazi muri urakazi wenda yaragusabye wamwima ngenda bizi neza kuri kutubeshya ariko urabizi njye nawe turaziranye turi inshuti ari n'umusikama akatubeshya n'umusikama abasikama bakora iki ndakubaza umukobwa bakundana ntabwo umwumvishe yakuriya ni sister wiwe mwana mani na sister ntabwo ari sister wanjye ariko we Kejo Queen sumuzi sakunda gukora live ndamuzi none se Queen ijwi rye urarizi ntaryuzi erega yarabyutse yabyutse se ko ntabwo turi kumwe ari kwa General Benda oya kwa Shakira niwe bari kumwe mana ntabwo yaraye ndabizi ko Queen mutaje General Benda uyu gusiga tingana na Semuhungu uyu nguyu wose Semuhungu asigaye atinganya yambuye umugore oya ntabwo yamwambuye umugore bariya bose ni gengo mani turakora ntabwo Semuhungu ntabwo yagukoresha ikintu udashaka mani Semuhungu waragupfubuye none se Godfather abakobwa bose mugendana muraryamana ubu se Semuhungu ni base ku buryo abahungu bose agendanye nabo baryamana nawe none se hari ibintu biri kuncanga mani Semuhungu ntabwo yagukoresha ikintu udakora nese mani nta muntu mani w'umujama General Benda ntabwo ibyo bintu yajya kubikora mani kubera ko hari ibintu biri kuncanga nuza Rika ari umupfubuzi General Benda akaba ari umubyinnyi nuza Rika Semuhungu akaba ari umuhosta mukorana iki nyine bakorana akazi ko kudija dukorana iki se ntabwo ndi umudije ngiye kwako nabiretse ariko se hari kitumva urahamagara kuko barakorana cyane nawe ubushize bakoze reka ngufashe Semuhungu arahostinga fanfare ninjye wabarangiye akazi kubera yuko barakamaye Semuhungu arahostinga Benda akabyinira abakiriya ku mapost Semuhungu arahostinga Benda akabyinira abakiriya bagashukwa iriya akabapfubura ngiye kuko nabaye mpagaritse ibintu by'ubudije hari igihe bamakazi nkagahereza ba Benda cyangwa ba Semuhungu ni inshuti zanjye kuko na Semuhungu aza mu Rwanda ni nge nshuti akenshi nari inshuti ye ni twavuganaga cyane urumva ni inshuti yanjye ntabwo ubundi Semuhungu ukuntu ameze ntabwo ari umuntu wagukoresha ikintu umuntu udashaka ni umuntu mwiza sana ukuntu abantu bamufata hano hanze ntabwo ari kameze kandi ikindi ni umukobwa ntabwo yaza kugufata ku ngufu wenda ngo aragusambanya utabishaka keretse wenda arongora ariko ntabwo arongora baramurongora urumva si yaza kugufata ku ngufu cyangwa yagukoresha ibyo udakora That's crazy. Wenda mugendanye weho nibwo wabyumva ariko ubu ntabwo wabyumva mani ntari biryo kandi mukajya mujajinga umuntu amahitamo yiwe ariko umuntu aba yarahisemo kuba umuge nkuko nawe ibyo ukora ari benshi baba batumva nyine wabikora umuntu amahitamo yaba yarahisemo aba ari ku giti cye kuko buri wese azapfa ku giti cye kibi cye nuko yabikuzanaho utabikora ariko kuba inshuti mukajya ntabwo ari ibintu birenze ni ibintu biri aho umva ni ryari wamenye yuko uri umupfuye nabisobanuye kuva kare na akazi ka mbere kari muri 2019 yarongo yasomye umugore w'abandi umugabo aramukubita amukubitiza akabwana ngo ngwiki yase waruri bagura bimari kumana cyo koze Kigali we ariko yarambe kubera di uzi impamvu ndi kubihakana ko utari umupfuzi uzi impamvu yagiye tugwa fakinga uyu nguyu ni Queen atubwira uburyo azimori Queen uhe uyu nguyu gadufata yazamuye ni Queen Jazz TV guso ngo turaziranye ku buryo avuga ko ni Jazz TV ndi wari ari hasi wavugaga ngo mama wawe aragusengera mureke yo
uyu turazi ntago ntabwo tuzi Queen, Queen. ntavugana ariko mwamuzamuye kuri nakaduha yazamuye avuga Queen. ntabwo muziranye ariko aziranye na mama wawe. aziranye na mama wanjye so aziranye ako mujye kureba poste z'uwo mukobwa muri aziranye na mama Gadifa nawe urimo kuduteza inyamatu. mubonye atamanutse muri shwa ko ari umukobwa cyangwa umuntu ukoresha akawunti muri kubona ari umukobwa koko cyangwa ntabwo muzi kumenya amafake account biri arabeshya umuntu w'umukobwa atera ziriya comment ntabwo mwabayo ntabwo muzi abasikama n'iki uriya muntu muri kubona ari uwa nyayo ko bamuzamuye se aravuze nibyo agiye mumenya ubwenge umuntu wavuga ngo aziranye na mama wanjye aramuzi bishop urara gukuzi uriya muntu usa kuri umeze mu gihe atarazamuka ngo avuge ubwo ntabwo twongera guha agaciro comment ze nanjye ubwanjye ntabwo tuziranye uriya muntu umeze nk'inda yamenyana na mama wanjye gusa akantu k'inda yakari ngombwa koko godfa ntabwo muzi birakarema arakwemeza muzi ko umuzamuye aravuze ntabwo muzi kuri amafeka ko tura ntabwo ari umukobwa mani mugende mucekinga ibintu apostinga baba bafite abantu bakurikirana bagenda bagafata ibividewo byabo bagapostinga nta mukobwa utera imikomenti kandi Kejon muraziranye Kejon ntoya ntabwo tuziranye walayi Kejon njye mbona yaba afite nka deal za danje ahubwo umufate ntabwo tuziranye nabonye ariwe wazanye nk'inkuru yanjye na Semuhungu muri Uganda kandi twari twagiye guhostinga aha usibye ko abagizi bavuga n'ibyo batazi Semuhungu nta nubwo twigeze tujyana muri Uganda Semuhungu twahuriye muri Uganda bamuhostinze nanjye bamuhostinze sinari nzi ko araza muri iyo show njye nubwo nari ndi hostinzwe na nuzanye na Abrams njye nari ndi South Africa icyo gihe nubwo nari ndi mu Rwanda nari maze n'ibyumweru 2 ntari wari warahunze ya diro wanze gukomeza kuvuga yes ni ibyo ngibyo naragiye nubwo nari ndi South Africa baramustinga baramwe ati hano muri Uganda niki mbona bari kumpa amafaranga menshi ndatega ntigira muri Kampala ndebye kuri afishe nsanga bashizeho na Semuhungu kandi Semuhungu ni inshuti yanjye twaravugana kuva kera kuva yaza mu Rwanda nibwo twari tugiye guhura kuba yuko yaje mu Rwanda ntahari ariko iriya show abonye ari umuntu w'umunyamahanga uw'umunyarwanda twari duhuriye hariya abandi bari abanyamahanga urumva twagombaga kugira ute gusabana tugahura naho ubundi Semuhungu ntabwo ari umuntu mani ushaka kuba utanushaka no kuba inshuti Semuhungu no kuba tuziranye ko ngiye tuziranye atanabijyamo cyane biriya biboro muziranye abaye ikintu ntajya nemera abana aba mu Rwanda atarajya hanze muziranye ryari Semuhungu mwoza ari Semuhungu tuziranye 2009 uzi impamvu Eric Semuhungu umuza akora ubukwe oya ngiye muzi imbere yaho mare yego ngiye muzi imbere yaho yabanje kuba South Africa ngiye tuziranye twabaga mu biboro by'abafana ba Knowless nyine ari njye ubakuriye nawe rero ababamo we n'undi mwana witwa Bonaparte ngo tuziranye none se iyo ubonye ndi kumwe na Semuhungu ukandika ngo ibyo twakoranye Semuhungu umuntu wese bahuye reka tuve kuri kote ya Semuhungu wo mukobwa wese muye muraryama teretse ngo kuri ayo mahirwe ya none se Semuhungu abahungu bose bari kumwe nabo Semuhungu ari mwimubeshyera araho usibye ko ntabwo ari umuntu wagukoresha ibintu udashaka keretse usanzwe uriwe ntabwo nsanzwe ndi umuge ku buryo najya gukora ibyo bintu umuntu kubera niyo wama miliyari ndi umuntu ukunda amafaranga ukora ikintu cyose kugira ngo abone kuko nkora ibintu byinshi birimo amafaranga ariko ngiye sinshobora kuryamana n'umuhungu kugira isugu yaba yamaye iki ahubwo se ubundi muri shwa kandi usha amafaranga ku buryo yajya kuma amafaranga mu umva uyu muntu uri kubeshya ngo bazanye 9-7 umva ari Semuhungu waje hano yagushishoje ukajya kuba Didimani buriya niwe bazanye cyane kuri Didimani ariko se Didimani no mu kira Kimisagara najya bwa niwe bazanye Kimisagara bakiri bato muravuze ngo Semuhungu murusha amafaranga Semuhungu muza ari umwana man
oya ntabwo byashoboka afite amafaranga